Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndakuramukije nshuti mukundwa, ndagusuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza kubaho gutunganye, kandi ndagusabira ngo ube mutaraga. Imana y'amahoro ikurinde, kurebe neza, umwuka n'umubiri n'ubugingo bigirirwe neza n'Imana. Ni mwene so Mutuyemu Jean Pierre kuramutsa, ari nawe tugiye gukomezanya muri iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, tunashimira cyane ababanye natwe muri iki cyumweru Imana yakoresheje kugeza turimo dusoza icyumweru, aho tuzongera kubonana kuwa mbere. Abo bera abakozi b'Imana tubasabira umugisha, namwe abakomeje kumva ijambo ry'Imana no kurihererekanya kugira ngo ridutungire ubugingo rwose. Imana ibahe umugisha. Murabizi ko nk'uko umubiri ukenera ibyo kurya, ni nako ubugingo bwacu bukenera ijambo ry'Imana buri munsi. Reka rero turarisoma muri Zaburi ya 34, turasoma umurongo wa 20. Haranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Amen. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Imana ishimwe. Ndongeraho n'iri naryo riri muri Yeremiya 32, umurongo turasoma umurongo wa 26. Yeremiya 32 umurongo wa 26 haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Amen. Dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Imana ishimwe cyane. Niryo jambo ry'Imana dusomye rigiye kutuyobora muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze guhumurizanya no gufashanya. Kuva isi yakwinjiramo icyaha binyuze mu bakurambere bacu Adamu na Eva, isi yatangiranye n'ikintu cyitwa amakuba n'ibyago. Ubundi umuntu ntiyararemanywe nabyo, ni nayo mpamvu mubona amarangamutima yacu atabyakira. Hari ibitinjira mu marangamutima yacu ngo bikwirwemo. Ntabwo umuntu yararemewe amakuba. Imana imurema ntabwo yari yamuremeye amakuba, ariko icyaha cyinjirana n'urupfu, cyinjirana n'indwara, n'imivumo, n'imibabaro, n'umunaniro, n'umuruho, no kwangwa, no gupfusha, no bya bindi byose muzi. Ibyo rero ni amakuba, ndetse byitwa amakuba cyane iyo ari ibyago bisimburanye iminsi myinshi. Ibyago ni ikintu kiba gisanzwe no ku bandi, bakavuga ngo kwa runaka bagize ibyago. Ariko igihe bavugira ngo ni amakuba, ni igihe habaye ikintu kidasanzwe, nko kumva ngo amakuba burya yabaye kuri Yobu, nko kumva ngo abana bose bari mu birori ngo inzira bagwiriye, ngo umuryango wose wari ugiye muri picnic cyangwa mu bukwe cyangwa gusenga, ngo minibus cyangwa ikamyo abagonze bose barashize. Icyo kintu gici gikuba nicyo bita amakuba. Ni ikintu gikangaranya buri wese ucyumvishe, ni ibintu biba bidasanzwe. Rero no kubakiranutsi ibyo byago n'amakuba bibageraho, kuko tukiri mu isi. Mwibuke ko nubwo turi abagenzi, ariko ntabwo turahabwa ubwiza bwacu.
mu isi turi abashyitsi n'abimukira, iwacu tujya niho hatazaba ibyago n'agahinda. Mbibutse ko ari naho dukwiye gukumbura cyane, ari naho dukwiye gukorera, tukazaba mu bugingo buhoraho bw'iteka. Niho honyine hataba imibabaro, hataba ayo makuru yondi natangiriyeho, ibyo nta bibayo. Nta rupfu rubayo, nta mubabaro ubayo, nta zuba n'ukwezi. Umwana w'Imana niwe uhabera umucyo. Nta ndwara, nta nkingo, nta byorezo, nta miyaga, nta biciro byazamutse, nta makuba abayo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero icyango cyinjirane n'amakuba aratangira, kandi nari nkivuga ngo ibiba ku batizera n'abizera n'abakiranutsi bibabaho. Kuko hano ni umwanditsi wa Zaburi, uyu muririmbyi wa Zaburi ni Dawidi, arabizi amakuba yagize kandi ari umukiranutsi. Arabizi imyaka yabaye mu butayu kandi ariho amavuta y'ubwami ahigwa na Sawuli. Arabizi ko umukiranutsi ajya asabiriza, yasabirije ibiryo kwa Nabali. Arabizi umukiranutsi uburyo ajya asonzana amasezerano. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi arangije aravuga ngo ni byinshi. Ntabwo byahereye kuri Dawidi, byahereye ku ba mbere bacu, kuva kuri Aburahamu kugeza ku ba kino gihe. Nta n'umwe wigeze woroherwa, kugeza kuri Yohana Umubatiza. Iyo uvuye mu isezerano rya kera ugahita winjira mu rishyashya, usanga umuntu wa mbere wazize iby'agakiza ka Yesu ari Yohana Umubatiza. Kugeza kuri Yohana Umubatiza nta muntu byoroheye. N'abamukurikiye bagakurikira Yesu, bakaba bigishwa, bakaba intumwa ze, bahuye n'ibyago n'amakuba. Yemwe tuzi urupfu rwabo, uko Abaroma babishe, bamwe babakuyeho uruhu, abandi barabatwika. Murabizi ibyago n'amakuba ku bakiranutsi ni byinshi. Ariko nimwumve, Bibiliya iravuze ngo ndi Imana y'ibifite imibiri, niko Uwiteka yivugiye. Aravuze ngo mbese hariho ikinanira? Mbese abakiranutsi nabo barwara? Yego barwara. Mbese nabo bagira ibibazo mu buzima? Yego babigira. Ariko bafite umurengezi, bafite amasezerano, bafite Imana ibareba, bafite ibareberera. Imana ishimwe. Nubwo Abisiraheli bari mu makuba y'uburetwa, ariko hari Imana yabacungiraga bugufi, igera igira babwira ngo nabumvishe nje kubarokora. Nubwo Basaduraka bajugunywe mu muriro, hari umwami, hari umurengezi Kristo wababaga bugufi, aza kubarengera mu muriro, abakiza mu itanura. Imana ishimwe. Bari bavuze ngo ibasha kudukiza kandi izadukiza, ariko naho itadukiza nta cyatuma twihakana Imana yacu. Narinje kukubwira ngo komera umutima wawe mu gihe cy'amakuba n'ibyago. Si wo mwanya wo kwihakana Imana, si nawo mwanya wo kubabara. Uhumurike. Niba hari ibitagenda, umwami wawe ni Imana y'ibifite imibiri byose, ishoboye kugukiza, ishoboye kugutabara, ishoboye gukiza ubugingo n'umubiri n'umwuka. Kandi ikindi nyamukuru dufite ni ubugingo bw'iteka ryose. Iyo dutashye, umwuka aravuga ngo nibaruhuke. Imana ishimwe. Ariko tukiri no mu isi dufite ibyiringiro byo gutabarwa. Imana igukomereza umutima, Imana igukomereza ubugingo. Ni Imana y'ibifite imibiri byose. Ayo makuba yawe yose, ibyo byago byose byakubayeho, byigutsikamira ngo bitume wiheba, kugeza no ku rwego wakwiyanga ukiyahura, cyangwa ukazinukwa ukica ubugingo. Ariko komera umutima, uyiringire. Ndagusengeye ngo mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga, Imana y'amahoro, igukize mu makuba yose urimo, maze uzavanemo ishimwe n'ubuhamya bushyashya. Imana y'amahoro iguherekeze, Imana y'amahoro iguhumurize. Ni Imana y'ibifite imibiri, nta cyayinanira. Mu buzima bwawe ntacyo ufite, nta ndwara, nta kibazo na kimwe cyayinanira. Imana ije kukugirira neza, ije kukuruhura, ije kukubohora, nayo igutabare, maze nawe uzayishime. Imana ikunezeze mu izina ry'umucunguzi Yesu. Amen. Amen.